byose mwumva abana ba mama goma masak cumi na rimwe dufatanye umunsi ku munsi ubuyobozi bwa polisi turi kumwe banyakubahwa mwese ibyiciro bitandukanye nagira ngo ntangire uyu mwanya baha ikaze muri iki gitaramo. Nyakubahwa gavana, biragoye muri iki igitaramo cy'imihigo ni igitaramo inyangakugomo z'akarere ka Musanze aho ziri hose n'inshuti zazo nk'uko babivuze kuva mu nguni zose z'igihugu twateranye kuri uyu munsi wa none ku bufatanye n'amatsinda y'urubyiruko inkotanyi n'ubuzima. Murababona turaza kubakira itsinda ry'urubyiruko muze turwubake Kagame 2017-2024, abikorera mu karere ka Musanze, ubuyobozi bw'akarere, abakora imirimo itandukanye bose mu karere ka Musanze, abaturage bacu beza mu mirenge yose bahagarariwe, twahurije hamwe ijwi rivuga ngo Musanze turashima, Musanze turashima, Musanze turashima, Musanze turashima, Musanze turashima. Ibyo tumaze kugezwaho n'imiyoborere myiza yande Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ibyo amaze kutugezaho inyangakugomo z'akarere ka Musanze. Nicyo cyaduhurije hano rero uyu munsi. Munyemerere ntangire mvuga ngo buri wese wateye intambwe akagera hano yumve ko ari uw'icyubahiro, yumve ko iyo ntambwe yateye iryo jwi ari kwikiriza iki gitaramo n'ijwi ryo kuvuga ngo buri wese uri ahangaha aho yaturutse, yaba muri Musanze yaba hanze ya Musanze, n'ijwi ryo guhamya ngo buri wese uri ahangaha arashima ibyo tumaze kugezwaho n'iyo miyoborere myiza ya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Buri wese uri ahangaha rero murakoze. Navugaga ngo buri wese araha yumve ko ari uw'icyubahiro. Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze nabo bafatanyije, buri wese uri ahangaha yumve ko tumuhaye agaciro, ari umushyitsi w'icyubahiro. Ariko nyine mubareshya burya haba harimo n'ubundi abarebare mubareshya. Munyemerere twakire umushyitsi mukuru, Nyakubahwa Guverineri w'intara yacu y'Amajyaruguru, waje kwifatanya natwe muri iyo nyikirizo ngo Musanze turashima. Turashima Kagame Paul.
Kagame 2010 twese muzana timu inkotanyi n'ubuzima muze kuri stage muzana nze kubasaba ko tuza kugabanya ibiro ubwo ndavuga kugabanya umubare w'abazana kuri rubyiniro kuko ibyanjye n'ibyanyu dushobora kuza kuruhirika ndabarahiye twagiye abangaba abatari bagiye hano bakorera hasi byose wongeho n'ibyanjye ubwinshi bw'abantu ndashaka ngo bije iyi ndirimbo ni impano twahaye nyakubahwa perezida wa repubulika kuko tumuri inyuma ndashaka ko tugiye kuyibyina bije twagiye tumuri inyuma
abajene turavuga ngo ubu nibwo tugiye kurya show yita ku nyungu z'abaturage bayo, inereza akazi, bityo nyene kuri ako kazi bikanyura no mu mwarimu sako nigishije abandi, ndetse ubu nabo batangiye kwinjira muri kaminuza. Iyo ni leta y'ubumwe igendeye ku miyoborere myiza. By'akarusho rero umwarimu sako ndakomeza kushima nawe kubwo gushyirwaho kwayo, kuko binyuze mu mwarimu sako muri za nguzanyo leta yashyizemo byatumye niyubakira icumbi ryiza, kandi icumbi riboneye, ndi umugore w'ibana, kuko kugeza ubu kuva twahunga tukajya muri Kongo tukagaruka umutware wanjye ntaraza, bivuga ngo nawe aracyari mu mashyamba nk'abandi bose, ariko iyi leta y'ubumwe yasaze, ndetse mumfashe kubashishikariza gutaha. Murakoze cyane rero, nkabashoje nshimira ibyo leta y'ubumwe yatugejejeho kandi ikomeje kutugezaho. Murakoze cyane. twese kugira ngo noneho uyu munsi wacu ukomeze uryohe, ni indirimbo imwe, nyuma tukishima tugatarama, sibyo? Ariko reka manze ndebe ukuntu mwese mwishimye, amaboko hejuru turebe mwese, musanze murasobanuye. Tugushimiye kwakira abashyitsi, Musanze yacu intwari yo kwakira abashyitsi. Tugushimiye kwakira abashyitsi, Musanze yacu intwari yo kwakira abashyitsi. Twagiye murasobanutse cyane, mwiyamashyi. Abashyitsi, Rwanda yacu intwari yo kwakira abashyitsi. Rwanda mubiguretse muteye wa twese, komeza imyemerere kandi imyemerere kwakira abashyitsi. Isi yagarutse kinakoreye. Intwari yo kwakira abashyitsi. Kwakira
twishimiye kwakira abashyitsi ariko kandi harimo n'abanyamahanga cyane cyane baza gusura ingagi ziri mu karere kacu ka Musanze. Ubwo na Musanze turashima ko ishyamba ryacu rigendwa kandi risurwa, bakanadusigira amadovize. Yes, muri aya madovize rero hari benshi bayabyaza umusaruro kuko agera kuri benshi mu buryo bunyuranye, ariko by'umwihariko muri ya gahunda yo kwishimira ibyagezweho hari ibyagezweho koko. Ni muri urwo rwego dushimira cyane iri shuri rya Ines riri mu karere ka Musanze ko kugeza ubu ngubu batangiye gukora amajyani y'icyayi. Bafite imashini ibasha gutonora ubunyobwa ikanabusya. Ntabwo tukirya ubunyobwa buturutse hanze. Ibirenze kuri ibyo, kuri ibijyanye no kwihaza mu mirire, batangiye nabo gutunganya imbuto y'ibirayi kugira ngo twihaze, hanyuma bakanadufasha no gupima ubutaka bwacu. Bafite kandi n'ibirungo binyuranye na tungurusumu niho wazishakira. Impamvu muretse kugira ngo bivuge n'umutima w'urugo, ibyo by'ibirungo arabindusha, ubwo nanjye ubutaha bazandunga. Nibyo kurya neza bikize naho ngaho. Hanyuma kugira ngo tujyane n'ikoranabuhanga ni ikigo cyitwa Samsung 250, ni Samsung 150. Rimwe na rimwe wasanga niyo mibare mutazi igisobanuro. Iriya 150 niyo kode y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Bashaka timu Kagame 2012 mu cyo twubake wa 2017 ubwo twamuhaga amajwi menshi yo kugira ngo atuyobore muri iyi manda mu bikorwa yari yadusezeranyije byinshi cyane. Byinshi bimaze kugerwaho mu karere ka Musanze. Reka rero tubihe amashyi. Yego kare rwose yabitangiye kare tukimara kumutora, urugendo rukaba rugeze kure. Reka munyemerere mbagezeho bimwe by'ingenzi muri ibyo, kuko wabirondora ntabwo yabirangiza mu munsi umwe. Ariko nyanga kugoma z'akarere ka Musanze ni ukugira ngo twibukiranye aho biri ni hirya no hino mu karere, murabizi, ariko ni ukugira ngo twibukiranye bimwe muri ibyo ngibyo. Tugiye mu nkingi y'ubukungu, mu mateka y'ibihugu byose byateye imbere, nta na hamwe ibihugu byateye imbere bidafite urwego rw'abikorera rufite imbaraga, PSF, kubw'imiyoborere myiza ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Abikorera bo mu karere ka Musanze bahawe urubuga kubw'iyo miyoborere myiza, bagira icyizere cyo gushora imari yabo. Mufashe duha amashyi PSF yaciye gushora imari nyinshi mu karere ka Musanze. Abikorera babashije kureba babona iyo miyoborere myiza, barirekura batangira kuvugurura umujyi wabo. Ku nama nziza bagiriwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku ikubitiro, bashoye imari bubaka isoko rikomeye cyane mu karere ka Musanze, mu ntara y'Amajyaruguru no mu gihugu. Nta handi dufite isoko nka ririya PSF yubatse rigezweho. Mumfashe dushime iyo miyoborere myiza. Rakoze nyuma yaho ntabwo bagarukiye aho ngaho. Isura y'akarere ka Musanze abenshi bazi kuri uriya mujyi umaze gutera imbere. Muri faze ya mbere yo kuvugurura umujyi wa Musanze, mu mazu arenga 37 amazu 20 yaruzuye
niya ari ama etage mubona kuri ari amafoto abaturage bacu bari bahagazeho basuzanya kwa perezida wa Repubulika. Ibyo byose ni icyizere cy'imiyoborere myiza. Ari amazu 20 yose amaze kuzura, ibyo bikajyana na santere z'ubucuruzi hirya no hino mu karere. Duhereye na hano turi mu Kinigi, murabona aho santere ya Kinigi imaze kugera. Ibyo byose turashima imbaraga PSF imaze gufata mu karere ka Musanze. Icyerekezo cy'akarere nyakubahwa gavana ni ukuba igicumbi cy'ubukerarugendo bukataje no ku rwego mpuzamahanga. Muri icyo cyerekezo turashima nyakubahwa perezida wa Repubulika ko yafunguye amarembo muri gahunda zitandukanye za Visit Rwanda. Ubu bukerarugendo mu karere ka Musanze bukaba bumaze gutera imbere, aho amahoteli agera kuri 40 amaze kubakwa. Kuri ayo ngayo tukaba dufitemo 4 yo ku rwego mpuzamahanga. Mufashe dushimire. Tuzamutererana imbere. Nyakubahwa gavana, kandi muri uko gushyigikira ubukerarugendo turibuka neza ko ni nyakubahwa perezida wa Repubulika watanze umurongo ko 10% ry'ibiva mu musaruro w'ubwo bukerarugendo bigaruka mu gufasha abaturage bacu mu karere ka Musanze. Urugero, muri uyu mwaka miliyoni 240 zavuye mu bukerarugendo zagiye mu baturage mu mishinga itandukanye. Arakoze. Muri urwo rugendo kandi ibirometero 16 bimaze gushyirwamo imihanda ya kaburimbo mu mujyi wa Musanze. Iyo uzengurutse muri uriya mujyi murabona ko aho tugana ari heza. Ni nako kandi tutibagiwe imihanda y'igitaka yindi ifasha abaturage mu kugeza umusaruro ku masoko. Hari imihanda ya Gatsatanuro Masha muri Rwaza. Dufite umuhanda uva ku biro by'umurenge wa Busogo Kadahenda kagera Nyagisozi. Dufite imihanda Kimonyi Shingiro wavuguruwe. Iyo yose nibyo dukesha iyo miyoborere myiza. Mu nka za Girinka tumaze kugera ku nka 10,172 zatanzwe muri gahunda ya nyakubahwa perezida wa Repubulika, gahunda ya Girinka. Mu buhinzi buri mwaka kubw'imiyoborere myiza miliyari 3 zitangwa na leta kugira ngo abaturage, mwabonye abatubimburiye mu ndirimbo baturirimbiye, guhinga amasaka, guhinga ibigori, ibirayi. Izo murakoze. Mu byo kandi yari yatwijeje inyangakurwamo z'akarere ka Musanze mu mashanyarazi. Ubu ingo 76% zimaze kugerwaho n'umuriro. Yari yatwijeje kuzateza imbere inganda. Icyanya cy'inganda cya Ruvunda ubu kimaze kwakira uruganda, ku buryo muri Musanze hasigaye hakorerwa sima nyuma y'uruganda rumwe twari dufite gusa mu gihugu, uruganda rwa Prime Cement. Nabwo twararwakiriye, twaruhaye ikaze. Iyo miyoborere myiza kandi yashoboye gutuma ishoramari mu gutunganya umusaruro uva ku buhinzi ritera imbere. Dufite inganda nyinshi zitunganya umusaruro w'ibitoki, zitunganya ibireti, zitunganya ibihumyo, ubutubuzi bw'imbuto, izikora imiti ikoreshwa mu buhinzi ndetse n'izikora ibiryo by'amatungo. Musanze kandi yabaye igicumbi cya serivisi z'imari, ku buryo bamwe turi kumwe nabo hano, banki zose zikomeye mu gihugu, banki zose zikomeye mu gihugu zafunguye amashami mu karere ka Musanze.
ibyo bigafasha abikorera kugira ngo babone hafi inguzanyo zo gushyira ya mishinga ifasha nyakubahwa perezida wa repubulika mu bikorwa byo guteza imbere abaturage. Turashima kandi imishinga nyakubahwa perezida wa repubulika twijeje yo gukumira ayo mazi ava mu birunga. Urugendo ntiturabusoza ariko hari ibimaze gukorwa ku buryo imyuzi 7 imaze kubakwa ndetse n'ibyobo bifata amazi, ariko dushime imaze kugerwaho kandi n'ibiri imbere azabikora. Tumaze kubaka kandi agakiriro ka mbere kagezweho muri Musanze, umurenge wa Cyuve ubu gashobora kwakira abantu 800 bakoreramo imyuga itandukanye buri munsi. Turabashimiye ubw'icyo cyizere mukomeje kuba ko mutazamutenguha kandi ko muzabisigasira. Tugiye mu miyoborere myiza nyakubahwa gavana nihuse, kubw'iyo miyoborere myiza tumaze kubaka ibiro by'imirenge 2 bigezweho, umurenge uri hano wa Kinigi mubona n'umurenge wa Cyuve aho bafite inyubako ibiro bigeretse. Twubatse kandi ibiro by'utugari Rwambogo muri Musanze, Gakingo muri Shingiro, Kivugiza muri Nyange. Ibyo byose bimaze kuvugururwa ariko n'ibindi bizavugururwa. Mu miturire myiza icyerekezo tuganamo twagihereye ku ishusho y'umudugudu wa Kinigi duturanye hano hirya, hakaba kandi n'imidugudu y'icyitegererezo, umudugudu wa Gakoro, umudugudu wa Gatovu. Ibyo byose ni isura y'uko nyakubahwa perezida wa repubulika yifuza kubona abaturage dutuye mu nyubako zigezweho. Musanze kandi turashima ko muri gahunda yo guha icyubahiro abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, ni muri iyi manda akarere ka Musanze kabashije kubona urwibutso rugezweho. Hariya hari icyahoze Cour d'Appel, ibyo turabishima. Hari kandi urwibutso rwa Busogo rwavuguruwe n'urwa Kinigi, kandi nazo urugendo no kuzazigeza ku rwego rushimishije. Mu miyoborere myiza ibyo navugaho by'ingenzi nyakubahwa gavana, babashije kuvugurura centre de santé ya Murandi, centre de santé ya Gashaki yaravuguruwe ndetse ihabwa na ambulance. Ivuriro rya Kinigi ryarazamuwe ku rwego rwo hejuru ndetse na centre de santé ya Gacaca igeze ku musozo. Imiyoboro minini y'amazi mu kugeza amazi meza ku baturage yaravuguruwe, aho ubu ngubu kugera kuri 81% by'abaturage bamaze kugerwaho n'amazi. Mu mashuri mu kugira ngo duteze imbere ireme ry'uburezi, turashima amashuri ya kaminuza amaze kwiyongera mu karere ka Musanze kubw'iyo miyoborere myiza. Ariko cyane cyane natanga nk'urugero ko mwaka w'2021 amashuri, ibyumba by'amashuri 529 byaravuguruwe bigabanya ubucucike bw'abana mu mashuri. Abarimu bahawe umushahara ku buryo imibereho yahindutse, kandi turashima ko n'ababyeyi baraha bunganiwe muri gahunda yo kugaburira abana ku mashuri. Uburezi kuri buri wese, uburezi kuri buri wese, uburezi kuri buri wese. Murakoze cyane nyakubahwa gavana, abashyitsi muri hano mwese, baturage beza nyanga kugoma z'akarere ka Musanze. Reka nongereho mfata uyu mwanya mbashimire, tuvuga ibyo ngibyo bikeya muri byinshi byakozwe, ariko
ibyinshi rwose turizera tudashidikanya ko turi hano kugira ngo umwaka utaha buri wese mu ruhare rwe ari ahangaha azaba yatanze umusanzu we kugira ngo ibyo nyakubahwa perezida wa repubulika yadusezeranyije kubw'imiyoborere myiza tuzabe twarabigezeho. Musanze turashima, Musanze turashima, Musanze turashima, Musanze turashima, turashima, turashima. Murakoze cyane. Nyakubahwa meya Mutaragenda, imihigo irakomeje gitifu uva mu biro, imihigo irakomeje, aha indirimbo ngiye kuririmba nayise imihigo irakomeje, ndabizi murayizi sibyo? Nayikoranye n'umuhanzi witwa Juste, hanyuma umuntu witwa Intore Tuyisenge muramuzi? Abamushaka mucye amaboko hejuru, abashaka Intore Tuyisenge muri hehe? Ngiye kubanza ndirimba imihigo, hanyuma mukanyuma ngaruka indirimbo nakoranye n'Intore Tuyisenge ndetse na Senderi. Juste turimba imihigo irakomeje. Sawa DJ, iyi ndirimbo tuyiririmba twese tugenda gutya, amaboko gutya, tukagaruka sibyo? DJ imihigo irakomeje. Rwanda ugeze heza mu nzira y'iterambere, ubwo tugeze heza inzira iracyari ndende, twubatse ubumwe bwacu twubake n'iterambere, ibyiza twagezeho bitegura ejo hazaza, twiyubakire u Rwanda turugere nka paradizo. Bayenga imihigo irakomeje, imihigo irakomeje, ab'inyuma ko ndababona tugenda gutya, abakomeje imihigo mugenda gutya. Baguverineri n'abaminisitiri muhaguruke twese, abadepite bose n'abasenateri, imihigo irakomeje, ab'inyuma ko ndababona, imihigo irakomeje, urubyiruko rw'u Rwanda dukomere ku muheto, abagore n'abagabo ntabwo turashoboye, abagusarukuru dufatanye kubeza, abafite ubumuga twongera turi byinshi, abanyarwanda twese ab'ingeri zose bongera uti amaboko ku ntebe n'inyuma, tugende. Ayiciye na Ngoma Kayosa na Rwamagana, ese muyiye Asabona Nyarugenge, Kamonyi na Muhanga, Murangije muhigura, Nyanza na Ruhango, Huye na Nyamagabe, Mukigere mukomeze,
nimujenjeke iyo sibona mukomere kugira ngo imihigi irakomeje rapamabana imihigi irakomeje iyi morara si umubiri atugeza he u Rwanda rwacu turavuga ngo ingobyi turetse u Rwanda rwacu ingobyi turetse u Rwanda rwacu muyi ntara tuyisenge mumeze neza abaduherukana haruguru mu kwita amazina muri he aha murahari ndashaka kureba uruhande gusa inyanga kugoma za Musanze murahari aha ndashaka kureba uruhande murahari DJ mbere ugashyiramo indirimbo mwumvise ibyo nyakubahwa meya dushyiremo tumaze kugeraho ababyumvise mugira gutya aha hari haruguru muranyumva abiyemeje kubisigasira mugira gutya aha twagiye DJ mfasha tugira tuti ibidakwiye n'ibibona nzabivuga abazabivuga muzavuga sibuga Stop
mutima w'urugo nanone. Hanyuma uyu muhanzi ukurikiye, uyu muhanzi ukurikiye cyane inkotanyi n'ubuzima. Ari njyewe ukuriye aya matsinda murega inyuma yanjye, hari n'abandi bicaye, hari na kameramani, hari n'abanyamakuru bari hano, igihugu cyose cyaje pe. Harya navuze izina, reka mvuge irindi zina, amazina atatu. Nitwa Inkotanyi n'Ubuzima, nitwa Kagame 2017 2024 ku gipfunsi. Iryo naryo ni izina. Ubwo namaze kuvuga amatsinda ahuriye hano. Nk'uko mubibona rero igikorwa cyaduteranyirije hano, iyo abantu babashije kwegerana bagahura, haba hari icyabahuje, hari intego, hari icyo bifuza kugeraho. Twebwe rero aya matsinda twiyemeje gushima ibyagezweho muri no manda ya perezida wacu His Excellency Paul Kagame. Kagame Paul urasobanutse kandi urashoboye, ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Aho
icya kabiri ari nacyo cyaduhuje, turi inkotanyi, turi urwego rw'umutekano rurwana ahakomeye, rurwana urugamba rugezweho, rurwana urugamba twahisemo rubera kuri social media. Mujya mwumva abasebya igihugu, mujya mwumva bavuga ko mu gihugu cyacu ntacyo twagezeho, mujya mwumva bavuga ko nta mutekano dufite. Iyi brigade yacu nyakubahwa umuyobozi w'ingabo nayo irakora neza cyane. Nyakubahwa gavana, turabashimira ko mwaduhaye uyu mwanya, turabashimira ko mwaduhaye ikaze mu ntara y'Amajyaruguru, turashimira ubuyobozi bw'akarere ka Musanze kuba baremeye ko tuza kwifatanya n'abaturage, kandi turashimira abaturage muri rusange kuba bitabiriye. Ni ukuri byadushimishije, ntabwo twari tuzi ko mwaza mungana gutya. Ni mwiha amashyi namwe. Icya gatatu, intego yacu ya gatatu ni intego nkuru z'umwihariko, ni ukurwanya uwo ari we wese uza asenya. Abaza basenya muri iyi minsi baraca ku mbuga nkoranyambaga, bakaza bashaka guhamura urubyiruko, bakaza bashaka guhamura ababyeyi, bakaza bashaka gutuza umudendezo baciye ku mbuga nkoranyambaga. Iyi rero niyo nkuru yaduhuje, ibindi nabyo bigenda byiyongeraho. Iyo ikaba ikubiyemo ingingo ikomeye cyane yo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside itambuka ku mbuga nkoranyambaga, igamije kudusubiza mu icuraburindi, izanywe n'abasize bahekuye u Rwanda, basahuye u Rwanda, basize igihugu gitemba amaraso. Murabona aho tugeze, igihugu kiratemba amata n'ubuki, ngo twabemerera. Uko duhagaze aha n'abandi bari muri mwe n'abandi bari ahandi, ntabwo twabyemera. Nkomereje kuri iyo ngingo, hari ibitambuka ku mbuga nkoranyambaga, urubuga rwa Twitter ari rwo ruri gukurikirwa cyane muri iyi minsi. Aho twagiye turatarama tukishimira ibyagezweho, ariko tukibutsa urubyiruko guhaguruka bagahangana n'iyo ngengabitekerezo. Urubyiruko muteraniye aha, imbaraga zanyu, imbaraga zacu nizo zakoreshejwe kugira ngo igihugu cyacu kigere mu icuraburindi. Ubu rero turakangurira urubyiruko rwose guhaguruka bagahangana, bakumva ko igihugu ari icyabo, bakumva ko nta wundi bireba ari ibyabo. Hari urubuga ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu. niho hari urubuga rwa YouTube, uru rureba cyane urubyiruko n'ababyeyi. Uru rubuga rwa YouTube rukoreshwa n'abantu bamwe biyita abakozi b'Imana, abenshi bakigisha ijambo ry'Imana ntimubimenye igihishemo, ariko bagera nyuma ibyo bita ubuhanuzi bagatambutsa amakuru y'abashaka guhungabanya umudendezo wanyu. Muti bikorwa gute? Iyo umuntu yigishije kuri YouTube akavuga ko igihugu nta mahoro arimo, yatanga ikimenyetso akavuga ngo mu kwa karindwi hazava izuba ryinshi, akabasha kuyobya abantu. Twibukiranye ko n'undi mu kwa karindwi ari mu mpeshyi, abantu bakanguke. Kenshi muzahura n'umuntu w'umubyeyi yambaye twa ekuteri, agenda yibombaritse, abenshi bari kumva inkuru mbi. Abandi ajya kuri YouTube kubera kuko nta zindi imbaraga basigaranye, agatangira kuvuga ko igihugu nta mahoro arimo, agatangira kuvuga kuko mu gihe runaka nta mahoro arimo. Ariko nagira ngo mbabwire ngo aba bose impamvu babikora turanabazi. Ni bamwe muri twebwe batuvukamo, bakoze jenoside yakorewe Abatutsi, abandi bagiye bahunga igihugu kubera impamvu zitandukanye, agahitamo kugira ngo abuze umudendezo abariyo, kugira ngo abone abo kumubanisha. Nicyo bagamije. Abo kumubanisha gute? Ari wenyine kuko yamaze kwigira igicibwa, kuko azi ko aje mu gihugu yakatiwe burundu na gacaca,
aje yajya Mageragere kugira ngo bafite undi muntu bari kumwe akayobya urubyiruko akayobya ababyeyi akoresheje izi mbuga nkoranyambaga. Hari urubuga rwa Facebook urubyiruko bose barubaho, mukabona umuntu arahagurutse ashatse gusenya ibyo twagezeho. Reka mbabwire, mu 1994 uyu mujyi wa Musanze ntabwo wari umeze kuri muri kubona amazu azamuka, muri kubona amayetaje azamuka, muri ko nyumva hari indirimbo baririmbye ngo nta wabisenya ndeba kirazira. Uwo muntu abayobozi basobanutse ntituzabatererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. icyo tugendereye iyo twishimira ibyagezweho tuba dushaka n'uburyo bwo kubirinda. Kubirinda nta kundi ni ukwirinda uwo ari we wese ushobora kuza kubihungabanya. Reka mbabwire abanyamusanze, ubu none aha tuvugana igihugu cyacu gifite umutekano urengeje ku buryo tujya gutanga n'umutekano mu bindi bihugu. Kagame Paul oye! Oye! Urasobanutse kandi urashoboye, ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Urubyiruko rero twaje kubaha ubutumwa muri iki gitaramo ngo muhaguruke muhangane n'uwo ari we wese ushobora kudusubiza mu icuraburindi. Igihugu gifite amahoro, ndetse n'ubu ngubu bashaka kwiyahura yakugira nko ku mupaka arasa yahita apfa. Ntimubizi? Kubera ko ibyo bidashoboka rero bitwaza imbuga nkoranyambaga bakajya mu matwi y'abantu, ariko nabyo ntituzabyemera. Hari icyo twiyemeje gukora dufatanyije n'urubyiruko, gufatanya mu kwesa imihigo. Ejo twari inaha, twaraye Musanze, bazi no kubihanganisha. Hano habaye ibiza bitwara ubuzima bw'abantu, bibasiga iheruheru. Ejo twari Musanze twubakira umuntu wasenyewe n'ibiza. Urubyiruko haye! Si no kubaka gusa, twakuye amaboko mu mufuka kugira ngo tuzamure icyizere cyabo cyo kubaho. Hari n'inkunga zirimo kwegeranwa kugira ngo binyujijwe mu murongo watanzwe n'igihugu tubafashe kongera gusubira mu buzima busanzwe, muri icyizere. Izo ni inkunga z'amafaranga, ntabwo ari iz'imirimo y'amaboko. Murumva ko nk'urubyiruko twari kumwe ejo mu muganda. Nabashimira, mwari benshi, mwari mufite morali kubw'ubuyobozi bwiza. Meya wacu niwe yari arimo guhoma inzu yuriye ku gikwa. Meya wacu tumuha amashyi, yurira igikwa neza rwose, agahoma, azi gukurungira. Meya wacu Cyondo natwe tukagenda tugihererekanya duhoma inzu. Ni ukwishakamo ibisubizo rero. Meya wacu hoye! Umutoza w'ikirenga niwe soko tuvoma. Muri make biragoye kugira icyo ubona imbere, icyo ubona uvugira imbere y'abantu bangana gutya, kuko mwadutunguye. Turabashimira, dushimira n'umuyobozi w'akarere ko baduhaye karibu mu karere, tukaza kwishimira ibyagezweho. Ejo twasuraga ibikorwa, twabonye
inganda zubatswe, twabonye aho bahinze imyaka ireze, hari n'aho twageze mu kitaburizimana, twifatanyije mu bishyimbo turebera ibireze, abantu bafite umutekano, abaturage baratuje. Ariko icyo ntasoza navuze, murasa neza. Reka ngisubiremo, murasa neza. Mbwirira mugenzi wawe turasa neza. Ari abantu batabwiye, bwira mugenzi wawe ngo urasa neza. Murakeye. Impamvu musa neza ariko iriya gahunda ya gira inka, abantu banywa amata bakaniga ikimuri kubera umutoza w'ikirenga. Rero twari twateraniye hano twaje kwishimana namwe ku by'akarere kageze kandi byinshi kubera imiyoborere myiza ya perezida wacu dukunda twese. Nagira ngo tumushimire perezida wacu kuko ibyo yatwemereye turimo kubibona kandi ku bwinshi. N'ibitaragerwaho dufatanye twese uwo muhigo, tuzamuke Musanze ijye hejuru, kuko ahantu hose baravuga Musanze. Musanze hejuru cyane, Musanze rwose. Umuntu wese agomba kugira amatsiko yo kurugera Musanze. Tumaze ibyumweru 2 tuvuga ibyagezweho mu karere ka Musanze ku buryo buri muntu afite amatsiko. Abantu bikorera, abafite amahoteli mwitegure, mwagura ibyumba, abafite amaresitora mugura intebe, abikorera mwagure, kuko Musanze mugiye kugendererwa. Musanze mugiye kugendererwa, nimutubaka nta kazi kanyu. Mugira ngo ndababeshya se? Aba bose baraye hano, twasuye umujyi nimugoroba. Musanze oye! Musanze oye! Oye! Amajyaruguru oye! Nagira ngo nsoze, Banyamusanze mwabonye ko twababyiniye, ntimwishimye? Mwishimye cyangwa dukomeze? Ariko turanakomeza, turongera tunarare, turabyemeye nabyo. Kandi tuzagaruka uko mutureba. Twamaze gufata gahunda yo kugaruka. Ubutaha rero, hari inyuma niba bagura ikibuga ntabwo mbizi, ariko nitugaruka noneho hazashya, twagwa mugani w'urubyiruko hazashya. Ariko n'uyu munsi stage twayiciye, mwabibonye. Nagira ngo dushimire gitifu w'uyu murenge, nawe n'umwe muri twe, mumushimire rwose uburyo yateguye iki kibuga. Tukibona amafoto y'ukuri hano ahantu hateguye twaravuze ngo harahiye, kandi kuko nibyo. Nagira ngo rero muri make nshimire ubuyobozi bw'akarere iki gikorwa bakoze, bakabahamagara tukishimana, kandi turabizeza ko tuzagaruka. Ariko ndi umuhanzi, hari akaririmbo ngiye gusohora akaririmbo kandi karoroshye, nasaba abayobozi bakamfasha tugasohorana akaririmbo rwose, bigira hejuru dusohora akaririmbo gatoshye. BSF ndabona bazanye Busogo, Emma kirababwira. Murakoze. Halo, murakoze. Ntabwo nagenda tutabagaragarije ibyagezweho, cyane cyane nk'uko mwabibonye kuri uyu mwambaro wanjye, ngo turashimane. Turashimane. Burya rero izina ni ryo muntu, yatugejeje kuri byinshi. Ubwo rero uyu munsi ibi bintu mubona ni ibyacu muri Africa Uniform na Hema Garment na Herboristory Maranatha. Twagiraga ngo natwe tubona aka kanya tutavuze. Imana ibahe umugisha. Arakoze mukaganje reka nzora karirimbo ubundi nsoze. Ibi byose tubona twidagadura, ni indirimbo ebyiri ngiye gusohora itashyira rw'umuhanzi, sibyo? Abayobozi mwegera hejuru rwose
dusohora indirimbo dagaduramo nawe ni Paul Kagame byose mubona dagaduramo nawe wabiduhaye ni Paul Kagame aya mahoro mubona dagaduramo nawe wayaduhaye ni Paul Kagame byose mubona dagaduramo nawe wabiduhaye ni Paul Kagame aya mashuri mubona dagaduramo nawe wayaduhaye ni Paul Kagame byose mubona dagaduramo nawe wabiduhaye ni Paul Kagame ayimihanda kubona dagaduramo nawe wabiduhaye ni Paul Kagame byose mubona dagaduramo nawe wabiduhaye ni Paul Kagame ayimihanda mubona dagaduramo nawe wabiduhaye ni Paul Kagame byose mubona dagaduramo nawe wabiduhaye ni Paul Kagame amavuriro mubona dagaduramo nawe wabiduhaye ni Paul Kagame byose mubona dagaduramo nawe wabiduhaye ni Paul Kagame uburinganire mubona dagaduramo nawe wabiduhaye ni Paul Kagame byose mubona dagaduramo nawe wabiduhaye ni Paul Kagame umutekano mubona dagaduramo nawe wabiduhaye ni Paul Kagame ibi byose mubona dagaduramo nawe wabiduhaye ni Paul Kagame uwo ni Paul Kagame Kagame Paul Kagame uwo ni Paul Kagame Kagame uwo ni Paul Kagame ngamu mamashi mubahe n'abayobozi tubarire nziza muri mu itsinda Kagame 2014 2024 banyakubahwa mwaje muri mu itsinda inkotanyi n'ubuzima banyakubahwa muri PSF bashyitsi bahire mwavuye mu ntara zitandukanye baturage b'akarere ka Musanze nongeye kubasuhuza nitugira amahoro ubworoherane ubumwe n'ubwiyunge tugira amahoro ubworoherane ubumwe n'ubwiyunge kuri umunsi w'ibyishimo bisendereye aho twishimira ibyo twagejejweho na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda iyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame ni umwanya wo kubinezererwa kandi tubyishimira byose ibyakozwe ni byinshi n'ibyo kwishimira Kagame Paul oye 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 urasobanutse kandi urashoboye ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere baturage muteraniye ahangaha ibyo twishimira dukesha imiyoborere myiza ni byinshi cyane duhereye ku mutekano usesuye umutekano ni ishingiro rya byose uwo mutekano tuwukesha nde uwo mutekano tuwukesha nde umutekano ni ishingiro rya byose ahari umutekano byose birashoboka icyo nicyo twishimira mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka Musanze uretse umutekano uretse ko hariho ishingiro byose hari ibikorwa byinshi by'indashyikirwa byakozwe mu karere ka Musanze dukesha nyakubahwa perezida wa repubulika hari ibikorwa remezo imihanda myiza y'igikundiro hari inganda zitandukanye hari amashuri meza amavuriro meza imiyoboro y'amashanyarazi n'amazi
ibikorwa bitandukanye byakozwe n'abikorera babikesha imiyoborere myiza y'umukuru w'igihugu cyacu iha uburyo bushoboka bwose abikorera kwiteza imbere. Turebye mu mujyi wa Musanze ibyakozwe ni byinshi. Amashyi n'impundu ku mukuru w'igihugu. Hari amashuri meza yubatswe twishimira, guhera ku mashuri y'incuke kugera kuri za kaminuza. Hari ibikorwa by'ubukerarugendo bitandukanye dukesha imiyoborere myiza n'abashoramari bava mu isi yose bashora imari mu karere ka Musanze kubw'imiyoborere myiza. Ibyo byose ni byo kwishimira, duhereye ku byo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yemerera abaturage igihe yiyamamazaga muri 2017 mwimanda kugeza 2024 imaze kugerwaho ni byinshi byo kwishimira. Ibyinshi byose byagezweho tubikesha iyo miyoborere myiza buri wese akwiye kwishimira, guhera abato, abakecuru, ingeri zose tukwiye kunezererwa n'iyo miyoborere myiza. Iyo miyoborere myiza aho itugejeje twese turabizi, aho buri wese akorera ibikorwa bye by'iterambere, akabikora mu mudendezo, akabikora nta cyamukanga, tukaryama tugasinzira, bugacya bukongera bugacya tunezerewe imiyoborere myiza. Ibyo ni ibyo kwishimira cyane. Imitima yacu isendereye ibyishimo by'ibyagezweho dukesha imiyoborere myiza y'umukuru w'igihugu cyacu. Baturage muteraniye aha ngaha, abashyitsi bahire, twebwe uyu munsi turasabwa iki? Ngira ngo twese dufatanyirize hamwe gukomeza gushyigikira umukuru w'igihugu cyacu mu kuduteza imbere, dusigasira ibyagezweho, tubibyaza umusaruro mu bwiza no mu bwinshi, kandi tubirinda. Ubu nta rwitwazo rwose, ibyagezweho ni byinshi. Twebwe dukomeze kubisigasira, tubibyaze umusaruro, tubyongera mu buryo twiteza imbere, ko muri ya miyoborere myiza umukuru w'igihugu cyacu ahari uyu munsi arashyashyanira kugira ngo dukomeze kwiteza imbere, tugere kure heza hashoboka. Natwe rero uruhare rwacu ni ukumushyigikira. 2024 nzaba mpari. 2024 nzaba mpari. 2024 nzaba mpari. Murakoze. 2024 twese tuzaba duhari dukeye, kandi tuzaba murakoze. Banyakubahwa mwese mwitabiriye uyu munsi w'ibyishimo, nagira ngo mbere gusoza mbanze mwese bashimire. Uyu munsi mwawuhaye agaciro, urebye abaturage duteranira nuko tungana, mwishimira ibyagezweho, nicyo kwishimira cyane. Rero mbashimire aho mwavuye impande n'impande kugira ngo dufatanye kunezeranwa ibyo byishimo. Harakabaho leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, harakabaho imiyoborere myiza, harakabaho nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Imana isumba byose, Uwiteka Imana ishobora byose, akomeze kumuturindira, amwongerere imbaraga no gukomeza kutuyobora. Murakoze, ndabashimiye, mugira amahoro y'Imana.
amashyi menshi cyane nyakubahwa guverineri mutwemere tukiri ahangaha murakoze cyane nyakubahwa guverineri mutwemere mwigira ahangaha hanyuma ko ya gahunda ari ku gipfunsi murayibuka kuko ya gahunda ari ku gipfunsi reka twereke nyakubahwa guverineri ko gahunda tuyizo tukiri handi ni hehe ku gipfunsi gahunda ni hehe ku gipfunsi ifoto nagaragara neza gahunda ni hehe ku gipfunsi tukiri ahangaha rero nyakubahwa guverineri usibye kuba nawe ubishimiye nabo barakwishimiye by'umwihariko ngo banejwe no kuba ugeze mu murenge wa Kinigi gitifu yabinyongoreye ariko ngize ibanga mu nda haranjyanye ko gitifu wa Kinigi tambuka iri banga ntarimena nutinda ndabyimenera nyakubahwa gitifu wa Kinigi igire hino sinifuza kumena ibanga cyangwa se n'amabanga ahubwo igire hino aho kugira ngo ndimene waryivugiye wari wabinyongoreye tugira amahoro murakoze kugira ngo ntatinda hano dufite umuhanzi sibyo ntacyo twatura perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ariko twamutura urukundo sibyo aka gaseke gapfundikiye ni impano duhaye umuyobozi wacu w'intara y'Amajyaruguru ariko ndagira ngo usabe abayufu ba Muhoza aba Kinigi na Nyange na Musanze bajya hariya hirya inyuma y'aya matente ya VIP banyarutse bo kabyara ikindi ni uko turaza gusaba anza agashyikiriza nyakubahwa guverineri no mpano yarangiza tukamusaba akayifungura kugira ngo natwe dushyiraho agakeregeshwa n'abanyakinigi sibyo ahandi aradufasha afashe guverineri kuyifungura dusaba umuntu ufite intebe hafi ayegeze imbere ahereze uno mukirigitananga amutegerezeho n'impano y'indirimbo twamugeneye uretse barangije abaturage ba Kinigi mwiriwe mugira amahoro ubworoherane ubumwe n'ubwiyunge kuko ababwiye ndi umuhanzi ni umucuranzi w'inanga gakondo ndagira ngo muri aka kamwanya mbonye umwanya wo kugira ngo nanjye mbaganirize ku byo natekereje ku miyoborere myiza murakoze cyane yego turebe impano tubanze twareba impano atitira ugororoka mu mukorero utagana mu metorwa rumeka w'impanga cagane cimijero bijya bibaririmba reka ndirimbe ndirimba u Rwanda rwatwibarutse rero kandirimba u Rwanda rwatwibarutse zingiza intwari zaruharaniye nyakubahwa Paul Kagame indashyikirwa mu mihigo umbarero mu iterambere iterambere ntiyahatanzwe mu mutekano nawe ntiyahatanzwe yanyarutse nk'agasaza haranira kubungabunga umutekano w'igihugu cyacu uko rero ubusugire bw'iterambere kabuneka reka zirinde intwari Kagame Paul aha utubereye ku isonga bazati ibikorwa byo twayagezeho yatugejejeho dore ibyo bikorwa bye
umunyamakuru udafite byinshi natuvanye muri nyakatsi muri televiziyo yacu yafotoye abumbatira ubumwe bw'abanyarwanda umva rero amashuri y'incuke iri nka munyarwanda tukavuga tudishimirwa yewe mubyeyi shimirwa abanyarwanda twese dukuri inyuma dukurikije ikizaba dukorera ntituzagutererana we turi kumwe ijana ku ijana turi kumwe ijana ku ijana rwanda abana b'u Rwanda ibikorwa byagezweho rero tubibungabunge ntibikaducike ubundi twiyubakira igihugu rero duharanire iterambere nyakubahwa urugamba rw'ubuzirane rwa nyamweru birakoze agatema kegereza rukinyaga batinda gatikura zo bibuze urugamba waragashiranya amashyi yanyu menshi cyane. Hanyuma rero igikurikiye nkurikije umwanya mwamaze ahangaha kandi mukaba munagihari kandi tukaba tugiye gukomeza kubana namwe. Gahunda ikurikiye sasa ikirimba ni kiri mu nda siko mubizi se ikirimba ni kiri hehe ariko hari ahantu menya ari danje dufite gahunda y'ubusabane. Iryo banga ry'abari rimwe ngo ndibike ariko ndakwibuka ko iyo ndibitse mu nda haranya ndarimenye ubwo aya makuru mbaye muyabyaza icyo mushaka ubundi twari tubizi bene ibanga ryawe nicyo wibagiwe utegembera abanyarwanda mu majyaruguru y'u Rwanda leta y'ubumwe uteje imbere abanyarwanda leta y'ubumwe uteje imbere abanyarwanda yemwe mu miyoborere myiza leta y'ubumwe uteje imbere abanyarwanda uteje imbere abanyarwanda yemwe uburezi kuri bose leta y'ubumwe uteje imbere abanyarwanda leta y'ubumwe uteje imbere abanyarwanda yemwe amavuriro hafi leta y'ubumwe uteje imbere abanyarwanda leta y'ubumwe uteje imbere abanyarwanda mu mutekano w'u Rwanda leta y'ubumwe uteje imbere abanyarwanda leta y'ubumwe yemwe umugore wagize ijambo leta y'ubumwe uteje imbere abanyarwanda uteje imbere abanyarwanda uteje imbere inaho nyabagenda kamagana nzoza kabona kabone gatatake gatetwa niba nigahura n'umuyaga nimureke tuvuge ibyiza twageze maze tubivuge n'imusaza twitake ndavuga amahoteli ubukerarugendo uburezi kuri bose umwana arigana buri munsi bwa none bwa mbere ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda ubumwe n'amajyambere ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda iwacu ni muri Rwanda we twese tubaririmba we yera amaleta y'ubumwe n'amajyambere ubumwe n'ubwiyunge maboko gayuruye kamishwi nkakuruyenzi we leta y'ubumwe n'amajyambere uburezi kuri bose kandi bwageza hose we
twishyire hamwe twese we yego ubwisungane mu buvuzi we yego ubumwe n'amajyambere twishyire hamwe twese we yego twisungane mu buvuzi we yego ubumwe n'amajyambere i Rwanda rwuririmba we yego iwawe uruje amahanga we amahoro n'umutuzo we yego umutekano urambye we yego ubumwe n'ubwiyunge we bwahogoje amahanga we yego igiteramo cy'iwacu tuzatarama dukeshe we yego n'amajyambere ubuyobozi bwiza ni inkingi y'amahoro yego ubuyobozi bwiza iki byiza dore umusaza turatuje umutekano turakeye inaha ababyeyi barabyaye abana bakajya kwiga bakaba abayobozi beza none igihugu kimeze neza kiratengamaye ndavuga icyizere twamugiriye tumutora mwakagira imana horana imana perezida wa repubulika Paul Kagame ndavuga icyizere twakugira dukomeje guhamiriza i Musanze duhamya ibigwi byawe aya umbe icyizere bana ba mama ni mu gitarame mutarame perezida mumwiyereke mumubwire ko muri kumwe n'indi mana maze tuzaharanira kuzagera ku byindu byinshi birenze ibituriho inaha ni icyizere twamugiriye akomeje kuturindira umutekano ndavuga inkotanyi udasubwa mu mihigo ukomeje kurasana n'imahanga agaharana akarinda umutekano aratabara n'intwari ntirudasumbwa sida ndamucyazanye buri rubuga ni inkotanyi y'ikiraga nkamukunda icyizerwe umbe icyizere yakabyara ahimbuye inaho muzaturate ibyiza by'u Rwanda ufite imisozi n'utwayandwaze imusozi nziza ndakoreramba ufite
dufite umutekano ganoro yanjye abaturage batuje bose imirimo iragenda neza i Rwanda itara amazi n'amashanyarazi wacu yagiye Rwanda we Rwanda noro yanjye inkomoko ya byose dore n'amahoro isangano ry'ingufu zose ya Rwanda we abaturage beza noro yanjye yewe noro yanjye yanjye we yewe tuyobowe neza noro yanjye turakora tukiha agaciro umutekano ni wose yehaye ya Rwanda we noro yanjye n'amahoro we isangano ry'ingufu zose z'u Rwanda we yewe musaza arakanguta muvuga ibigwi Musanze nziza rero mujyi wa kabiri mu gihugu cyacu kubera amahoteli nziza Musanze y'amazi yageze kuri bose rero yewe uburezi kuri bose rero y'abandi we nanone yanjye inkomoko ya byose dore n'amahoro isangano ry'ingufu zose y'abandi we yewe Rwanda noro yanjye yanyerega yanyerega yabashemerwa yababije n'amahuriro yababerwa basaba yanyerega ibashe nibaturira yababerwa basahurira yanyerega kanyobwe kanyobwe wendaka kanyobwe barongiyera indagamba sheriri wendaka yego babije n'amayerera yego iwacu n'icombi wendaka yego tumba yabyumva yerera yeganyobwe ganyobwe wendaka yeganyobwe barongiyerera yego iwacu n'icombi wendaka yego babije n'amayerera yeganyobwe ganyobwe wendaka yeganyobwe barongiyerera yego iwacu ni Rwanda wendaka yego iwacu Musanze werere yeganyobwe ganyobwe wendaka yeganyobwe barongiyerera yego iwacu n'icombi wendaka yego byumva yabyumva yerera yeganyobwe ganyobwe wendaka yeganyobwe barongiyerera yego birungiye bironje yeye birungiye bironje yeye baronje mawe yego ye birungiye mawe ye birungiye mawe yacani kabaye bironje yego bambani bironje yego bashemerwa ye bironje yego baberwaye ni bironje yego nibambaye rero yego nari ngiye kuburara Paul Kagame n'umutekano yego mberwa ndaryamana neza kandi ndarerwana neza igoyi bamena none igoyi bamena none
ibamba natoye yebamba naronje mbawe nganda zahegaye yezindele we nganda zahegaye yekaberwe musanze none yebwe mihanda myiza we yewe amahoteli meza yezindele we bambe doramana kwite aye mana kwere aye no mana kwere aye mana kwere itorero rya Setrapu barakoze cyane kuza kuminuza muri za kaminuza hanyuma kwishyura amafaranga y'ishuri biroroshye cyane ko bashobora kwishyura mu byiciro Samsung 250 fata telefone ya make ukagenda wishyura ku mafaranga 360 ibihumbi 14,400 mukomeze mwigire inyuma kugira ngo mutange umwanya.
uwo ni umurishyo w'ingoma w'abakaraza ba Setrafu, itero rya Setrafu. umwe mu bakaraza bo mu itorero ry'igihugu Ballet National Jabasta. Amashyi menshi cyane ku mukaraza Jabasta.